Wongeye kuramuka amahoro bavandimwe. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe. Turashimira Imana ko yongeye kuduha uyu munsi w'umugisha wo kugira ngo tuyinezererwemo kandi tuyinezezemo. Reka dusenge tuyishimira, hanyuma tuze kujya mu byanditswe byera. Uwiteka Mana nziza, wowe ukiranuka kandi utunganye, wowe utuma amanywa atandukana nijoro, Mwami, ugatuma bucya bukira, tukaramuka tugakora. Turabigushimira kuko uri hejuru ya byose, nta kintu na kimwe twikorera ubwacu, yewe n'izo siyanse twirata, ni imirimo y'intoki zawe, ni wowe ubyikorera, maze twamara gutahura uko ubigenza tukabyirata ngo twavumbuye, ariko Nyagasani byose ni wowe tubikesha. Turagushimira rero yuko uturamuye amahoro. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Bane natwe imitima yacu Nyagasani, uyigarurire imitekerereze yacu, uyifate mpiri ibitekerezo, ubiyobore Mwami, uyoboresha umwuka wawe. Turinde Mwami ko ibitekerezo byacu bitana ngo bijye ku bidafite umumaro. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dufate Bibiliya zacu tudatinze tujyane mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani turasoma igice cya 4 umurongo wa 23. Migani Bibiliya z'Ikinyarwanda igice cya 4 umurongo wa 23. Haravuga ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Iki cyanditswe kiratangaje. Ni icyanditswe abantu benshi bazi, ni icyanditswe abantu benshi bashobora gukotinga, ariko mu by'ukuri ni icyanditswe kidutsinda buri munsi. Icyanditswe kidukubita hasi, duhusha buri gihe kenshi, bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye twemerera kwinjira mu mitima yacu. Iki cyumba kiri very sensitive, cyumba kimeze nka centre y'ibigize umuntu byose, tujya tugifungurira ibihise n'ibitambutse byose. Ibi rero iki byanditswe biri kutubwira ngo ahantu hakwiye kurindwa cyane, hakwiye kwitabwaho cyane. Niba hari ikigutwara umwanya wawe, niba hari ahantu ukwiye gutinda utekereza uburyo wahatunganya, niba hari ahantu ukwiriye kuba ufatira umwanya ugakora meditation yo kwisuzuma no kwinira no kwisubiramo ngo urebe imyanda yinjiyemo uyisohore, niba hari ahantu ukwiye gufata igihe ku munsi ugasenga specifically usengera umutima wawe, ni umutima nyine, ni ahangaha. Ahantu ibyanditswe biduhishuriye ibanga yuko bavandimwe ari wo mutima, ariyo center, ari ryo zingiro ry'ubugingo bw'umuntu. Twabonye ko iyo Bibiliya ivuze umutima, ntabwo mu by'ukuri necessarily ibivuga aka kanyama gasunika amaraso mu mitsi
ahubwo ibivuga umuntu w'imbere, umuntu wawe w'imbere. Ikavuga wa muntu ugaburira umubiri, hamwe hava ibyiyumviro, hava ibitekerezo, wa wundi abantu batareba uri ahiherereye, ugira ibyo atekereza ntihagire ubibona, uwo nguwo w'indani muri wowe abantu batabona, batazi, batabasha no gukoraho, ni wowe Bibiliya yita umutima. Abanyarwanda hari ibyo bita umutimanama cyangwa se conscience, nabyo bishobora kujya kumera nk'uko. Mbese ni hantu conscience y'umuntu n'umuntu w'imbere ni ikigenga imikorere y'umubiri wose. Ni ahantu, ni ububiko cyangwa se ni icyumba gihatse ibisigaye byose. Uriwe wa nyawe, utari pretending, utarambara imyenda, utarishyiraho makeup, utarashyiraho imisatsi, mbese wa wundi wa nyawe wibwije ukuri, uwo muntu w'imbere. Uwo rero ni umuntu w'imbere, ni roho y'umuntu, ni conscience. Uwo niyo senta rero. Buriya ntago umuntu ari inyama n'amaraso tubona, ntago ari iki kibiri bajyana gushyingura irusororo, ahubwo iki ngiki ni ikimbodinze, ni igikavarinze, ni housing uwo muntu turi kuvuga atuyemo. Iyo uwo muntu rero yasubiye ku Muremyi gutanga accountability, iki kibiri kirasigara. Nibyo tuvuga ngo umuntu yapfuye. Umuntu aba agihari ahubwo yagiye ku Muremyi, hanyuma bagafata ingando yari atuyemo cyangwa se aho yabaga bakajya kuhajugunya, cyangwa se ibyo twita gushyingura. Uyu rero w'imbere, uyu uzahagarira imbere y'intebe y'imanza, uyu nguyu umwuka ngo usubira ku wawutanze, usubira ku Muremyi, Bibiliya iravuga ngo akwiye kurindwa. Niwe rero Bibiliya yita ngo ni umutima. Impamvu hariyo urwo rugero bakoresha ijambo ry'umutima, nuko umutima n'ubusanzwe uyu w'amaraso n'inyama niwo n'ubundi umeze nk'utanga ubuzima mu mubiri usanzwe. Rero ikintu cyose cy'izingiro ry'imibereho y'icyo kintu gikunda kwitwa umutima. Mujya mubyumva banavuga ngo abagore ngo ni umutima w'urugo, ngo umutima w'ubukungu bw'igihugu. Nyine ahantu hose haturuka imibereho cyangwa se ushobora kuvanamo iyo elema, ibindi bigakora pusinga, bakunda kuhita umutima. Uyu muntu rero niyo mpamvu bamwita ngo ni umutima. Nagira ngo dutekereze nyine ku kintu Bibiliya ibivuga ngo rinda umutima wawe. Ibikubwiye kurinda iki? Ni uwo muntu w'imbere w'indani. Uko ukomeza kubitekerezaho, ugende wumva ko uwo mubiri niyo sura abantu bareba inyuma atari we muntu wa nyawe mu by'ukuri. Of course uwo bareba niwe, ariko hari undi ufite intekerezo batajya babona. Hari undi utuye muri uwo mubiri batabasha gutahura ibyo yibwira, batajya basobanukirwa imyumvire ye, wihisha aho ngaho indani mu gikari, aho wowe wenyine uzi. Umuntu w'imbere rero ngo akwiye kurindwa bavandimwe. Umuntu w'imbere akwiye kurindwa. Ibyanditswe biravuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Impamvu nta yindi, ngo ni uko iby'ubugingo ngo ariho bikomoka. Iby'ubugingo ngo niho bikomoka. Bivuga ngo ibigendanye na roho, ibintekerezo, ibintu byose bigavaninga umubiri
bya bindi abantu bajya kubona bakabona urabikoze, biba byaturutse aho ngaho indani. Ni inama z'imbere mu bugingo bwawe ziba zamaze ubugingo bwahereje umubiri, none umubiri ukakitinga upon it, kubera yuko uko umuntu agaragaye inyuma, igiti uko gisohoye imbuto zikera nibwo bwoko bwacyo. Ubwirwa n'ubwoko bw'igiti urebye ku mbuto cyera, cyangwa se uko kigaragara amababi yacyo, uko gitohagiye inyuma, uko gikimeze, ku buryo utakitiranya. Uyu muntu w'imbere rero nawe ibimuturukamo nibyo biza bikagaragara n'inyuma, abantu bakabibona, ariko si byose. Usanga hari pariti nini cyane ndetse duhisha abatureba. Hari pariti itugize mindani kuri uriya muntu w'imbere tuvuga witwa umutima, rubanda batajya babasha kubona kubera uburyarya n'ubunyabyaha, ariko ibyo babasha kubona bisohoka nabyo biba bivuyemo aho ngaho. Ni inama z'uwo mutima. Rero ibyanditswe biri kutwereka ko attention yacu nyinshi cyane, bitewe n'uko aho hantu ariho hakomoka ibigaragara byose dukora, ibigize ubugingo bwacu, hakwiye kwitabwaho bavandimwe, ngo ukwiye kuhitaho. Niba hari abantu batinze umubiri muri miruware, bagatinda bibaza ibyo bazambara n'ibyo bazarya bagaburira umubiri, ngo dore ikintu wagakwiye kubutaho umwanya ukomeye. Ikintu wagatindije muri miruware yo mu mwuka, ubwo ngubwo ni uyu mutima wawe. Wagatinze muri miruware y'umwuka uwegzamina, ureba indwara zawo zose, kuko ibyanditswe bitubwira ngo ufite indwara nyinshi, ngo kandi ngo ntago wizeye gukira, ngo umuntu wenyine ubasha kuwumenya akawurondora n'Uwiteka. Uyu ni ukwiye gufata ukawumurika muri miruware, ukawuhindukiza imbere n'inyuma no munsi n'indani, tari 360 ahubwo 540, ukawureba no hejuru no munsi, ukanawubumbura, mbese ukawukorera surgery. Nicyo kintu ibyanditswe biri kutubwira. Niwe muntu ukwiye kubutinza mu kirori. Niba ujya uwibaza uti ese ubu abantu se ubu barabibona bati? Aho ngaho uba uri kwita ku mubiri, uba uri kureba ibyo abantu bareba inyuma. Hari umuntu rero utagaragara, ubonwa n'ijisho ry'Imana ry'uhoraho ryonyine, wowe nawe muziranyeho n'uhoraho ko uwo muntu ahari kandi adatunganye. Uwo nguwo ngo niwe ukwiye gutinza muri self check up, niwe ukwiye guhoza imbere y'amaso y'Imana, wibaza uyu mutima ndawugenza nte, uteye uti, ni iki kintu nawukorera ugatungana, ngo ukwiye kuba uwurinda. Ijisho ryawe rikwiye kuwuhoraho, ukwiye guhora wegzamina uyu mutima wabaye akahebwe. Nk'uko ujya muri miruwari ugatindayo ukibaza ukuntu ufite umwanda utashobora gusohoka umeze utyo, ukareba ukuntu imisatsi yabaye shabe, itameze neza, idatunganye, mbese ukihindukiza ukareba ahantu hose, ukanasama ukareba, mbese miruwari uyikoreramo ibintu utashobora gukora uri imbere y'abantu. Uyu mutima niko ukwiye kuba uwugenza, ukawurinda ahari akazinga hose ukahavanamo. Iby'ubugingo niho bikomoka. Nyine it's so shameful gufata iyi centre y'ubuzima bwawe, niba ariko navuga, ugapfa nyine kuba umeze nkaho ntacyo bikubwiye, ufite indwara urwaye, imyanda yanduyeho, ntacyo bikubwiye, ugatinyuka ukabireka bigasohoka bikagera no ku mubiri abantu bakanabibona. Ukwiye ngo kuba ubanza ukawurinda mbere na mbere. Icyo ni ikintu cya mbere dukwiye gutekerezaho. Ariko icya kabiri,
besides yo kuwexamina ugacekinga ukareba ko nta myanda iwuriho, hari no kuwurinda. Uburyo bwa kabiri bwo kuwurinda ni uburyo bwo kumenya ibyinjiramo, kumenya ibyinjiramo, kuko buriya ntago wanduzwa n'ibiturutse inyuma, niko Kristo yavuze. Ntago uyu muntu yanduzwa n'ibivuye hanze, yanduzwa n'ibisohoka muri we. Am I quoting it right? Umuntu, yes, ibyuzuye mu mutima cyangwa se biwusohokamo bigaragara nyine, ubwabyo nibyo biwukoraptinga. Ibyo rero ni nabyo biba byawinjiyemo, ariko atari mu buryo bw'icyo Kristo yavugaga bw'ibyo yariye. Ntabwo ari ibyo kurya bihumanya uyu muntu w'imbere byinjira mu gifu, kuko ibyo ngibyo byo bikora nyine digestion bikarangira. Ahubwo hari uburyo uyu mutima, uyu muntu w'imbere tumwanduza, tumuhindanya kubera ibintu twinjiza mu mubiri bitari nyine ibinyamubiri, bitari bifite umubiri, bidafatika, bitari ibiryo. Ndetse ibyo bintu ni nabyo tuza gusohoramo, nibyo bigaragara inyuma, birangira nyine bitwe expose, byigaragaje imbere y'amaso y'abantu. Mariko, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 7, mwumva ukuntu avuga. Umwami wacu aba ari kuvuga ibyo bintu. Mariko 7:18, mwumva ukuntu yavuze. Aravuga ngo, nawe arabasubiza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu kinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Ubwo byari ibyo kurya barifaringagaho, kuko kitajya mu mutima we. Ubwo nuvuga ngo hari ibindi byinjira mu muntu ariko bikajya mu mutima, ariko ibyo kurya ntago bigenda mu mutima, ntago uba uri kubigaburira umuntu w'imbere. Still uyu mutima tuvuga ntago ari wa wundi w'inyama n'amaraso. Rero ibiryo ntago bijya muri wa muntu w'imbere, ntago bijya muri conscience, ahubwo ngo kijya mu nda, kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Iyo niko digestion igenda. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Nuvuga ngo imbuto ubonana umuntu nizo ziba zaramubibwemo, ni nazo ziba zamuhumanyije, ni nabyo asohora hanyuma bikagaragara. Ngo kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Bavandimwe, dukomeze tujye mu Bafilipi. Abafilipi, rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cyaho cya 4 umurongo wa 8, haravuga ngo, ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Think on these things. This is the way yo kurinda umutima wawe. Meditate. Think on these things. Ni ibiki bintu utakazaho umwanya utekereza? Ni ibiki bintu bigutwarira umwanya? Ese uriya muntu w'imbere ubundi araza kwanduzwa n'iki niba byinjiye bisa neza? Bivuze ngo
winjije imyanda. Ari nayo mpamvu umwami wacu muri Mariko avuga ngo ni nayo iza gusohoka, nibyo bigaragara inyuma: inzangano, ishyari, gusambana, guheheta, ibyonona byose, kuko ari byo wemereye kwinjira mu mubiri wawe, muri roho yawe, ukabigaburira, ukabirera, bigakura, ni nabyo birangira biguturikanye, bikagaragara n'inyuma. Ariko dore inama Pawulo abwira Abafilipi idushoboza kubasha kurinda imitima yacu, ngo iby'ukuri. Tekereza ku ntekerezo uba ufite, wibaze ese ziraforinga mu yihe kategori? Ibi bintu ndi kumeditatingaho biri mu yihe kategori? Ni mu by'ukuri? Ni mu bishimwa? Ni ibyo kubahwa? Ubu ngubu intekerezo mfite, ibintu ninjiza mu bwonko bwanjye bikagaburira wa muntu w'imbere, ni ibyubahwa? Ni ibintu byo kubahwa, biri honorable? Ni ibintu imbere y'Imana nahagarara nkashira amanga yo kubitekereza Imana iri kundeba? Ni ibyo gukiranuka byose? Ni ibiboneye? Ni iby'igikundiro? Ni ibishimwa? Acceptable? cyane ni ibintu nyine ntekereza mu ibanga ry'umutima, hahandi ndani abantu batareba. Kandi ngo nihaba hariho ingeso nziza hakabaho ishimwe. Nuvuga ngo yaragiye aravuga ngo imitekerereze yanyu yose ikwiye kuba yiyokipayingisha ingeso nziza, ibyishimwa, iby'igikundiro, ibyo kubahwa, ibiboneye, ngo nicyo kintu gikwiye kuba kizunguruka mu mutwe wawe 24/7. Kuko ibyo bizagaburira wa muntu w'imbere, birimo biratuma urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ntago uwemerera kwakimira no gukurura no kuvacuuminga ibintu byose by'imyanda, ahubwo urawugaburira ibishimwa byose. Reka dukomeze tujye hasi, dukomeze noneho to be breaking it down. Ibyo bishimwa ni ibiki? Ese ni intekerezo wishakiye wiboneye? Ni imishahara yo ku kazi? Ni ibiciro bya peteroli? Mbese ni ibintu bidafite icyo bitwaye wiboneye hirya no hino? Oya, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Umunyezaburi niko atubwira, your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. Muri kumva icyo kintu bavandimwe? Ijambo ryawe, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Uwiteka nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba. Uko niko urinda umutima wawe. Ibi by'igikundiro, ibi bishimwa, bavandimwe, nagira ngo uyu murongo tujye tuwukoresha byibura nk'igipimo, nka balance. Nyine nujya wumva intekerezo zagutwaye zikakubana nyinshi, ujye ubanza uzigarure, uzishyire ku munzani w'iri jambo. Ese ibi bintu biri mu yihe kategori? Undi gutekereza ibishimwa? Ndi mu by'icyubahiro se? Ndi mu biboneye? Ndi mu by'ukuri? Ni ishimwe se? Ni ingeso nziza se ndi gutekereza? Kuko Pawulo araturimita kuri ibyo byonyine, ngo niba hariho ingeso nziza hakabaho ishimwe, iby'ukuri, ibyo kubaho, ibyo gukiranuka, ibiboneye, iby'igikundiro n'ibishimwa, ngo muba ari byo mutekerezaho. Ntago twemerera gutekereza kuri rubbish, imyanda yose itambutse, akaje kose karagutwara attention. Umutima wawe ntago uri kurinda, nshuti yanjye. Niba winjizamo ibibonetse byose, niba ijambo ry'Imana atari ryo uhisha mu mutima wawe ngo uribikemo, n'uyu ujya gupikinga icyo utekerezaho upikinge mu byanditswe, numara kuri storingamo, numara kuribikamo rikaba ryinshi, rikagwira muri wowe, ibyanditswe bivuga ngo ribe muri mwe rigwiriye, pana ku kigero gitoya, ku kigero cyo hejuru rigwire, cyo bita kugwiza nyine.
ketse habaye hari utumva ikinyarwanda, ntago ari utuverise tubiri, ntago ari igitabo kimwe muri New Testament. Nukuri gwiza, kuri pakira, noneho nujya gupikinga ku byo utekerezaho, uzareba mu bishimwa uzareba mu by'icyubahiro biri muri bya bindi wapakiyemo, uba ari byo wibwira, uba ari byo utekereza. That's how ugomba kurinda umutima wawe. Iri jambo ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, turi kotinga kenshi, turi benshi, ariko none of us practice what it says. Iki nicyo bivuga abavandimwe. Niki byanditswe bidushishikariza nuko urinda. Hari ya self examination, kujyana imbere y'ikirori ukawitegereza ukareba ahari imyanda, ukaha-examine, ukayikura, ukahamenya, ukiganiriza, ukawicaza, ukavuga mutima wanjye bimeze bite. Ariko hari no kumenya ni iki ndi bwinjizemo, ni iki ndi buze gufunga imiryango kugira ngo kitanyinjirana. 5 senses zawe zinjiriramo ibijya mu mutima, uzi control, urinde ijisho ryawe. Actually iyo usubiye mu migani hariya twasomye igice cya 4, imirongo ikurikiraho irabigaragaza. Biratangaje. Umanutse 24, umurongo 23 umara kuvuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomokaho. 24 yavuga ngo ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Nta bundi buryo bavandimwe. Akanwa, ijisho, amatwi, ahantu hose uzi ushobora kwinjiriza imyanda, take guard. 25 boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire, wikebaguzwa iruhande n'iburyo n'ibumoso ureba ibitakureba. 26 tunganya inzira y'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe, ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Uko niko kurinda umutima wawe. Bakundwa, ibintu biratangaje. Ese iki kintu ujya ugitekerezaho? Ni ikintu kigutwarira umwanya, kijya kigucira ishati? Ujya ufata umwanya ukavuga ngo ese n'ibiki binyanduza, ukabisohora, ugakora umukwabo mu mutima wawe, ukabisohora, ugakora isuku, ukavuga ati nka kwa kundi muri weekend abantu baba muri ghetto batabona umwanya wo gusukura, usanga ibintu byose wasohoye, wakoza amasuku, ukabisohora kugira ngo hongere hahumeke. Ujye wifata ukabikora ubuzima bwawe, umuntu wawe w'imbere ukamwicaza, ukamushyira muri audite. Ukwiye kubikora muvandimwe. Niba utabikora, wiganirize, wisubireho, urinde umutima wawe. Ikiwanduza wicara ukidiagnosing mpaka ukimenya. Numara kukimenya ugisohora, ukijugunye kure, kandi upracticing kubika ibyanditswe byera mu mutima wawe, kuko nubibikamo ntago bizakwemerera kujya gutoragura ibindi byose ngo bibe ari byo bitekerezaho, ahubwo umutima uzajya upikinga mu byo wawuhaye. Ariko umutima nugaburira amarari, ukawugaburira pornography, ukawugaburira amashusho y'urukozasoni acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ukawugaburira ibiganiro bibi, ukicara mu nama z'ababi bakaba aribo bakugira inama, nujya gutekereza uzapikinga muri ya puberi, aba ariho utangira kumeditatinga. Umwami wacu atubabarire kandi atugirire ubuntu, aduhe kurinda imitima yacu.